nyine byose n'ubujiji. None se ko dukina ibiriho, tugakina ibyabayeho, yewe tukanacukumbura tukareba ibishobora kuzaza. Hanyuma ntabwo aho uri muri Zambia ibyo byose ndamwe ntashidikanya ko ndimba turamuzi. Kuba umuzi rero ntabwo ibyo nkora nibyo bituma amenyekana. Bivuze ngo ntabwo ari bibi rero. Yego. Ibyo nkora umunsi ku munsi hari ababifata nk'inyigisho ndetse bakabifata nk'ikintu cyiza gifite icyo gifitiye rubanda nyamwinshi akamaro. Yego. Ikindi ni ikintu abantu bashobora kwicara bagategura bakampa award y'ibyo nkora. Kuba rero hari umuntu ubibona wakabica amazi akabipfobya, ni nko kugera ku nzu y'umuntu yarayujuje yaramaze kuyubaka, wowe ntayo ugira, ukavuga ngo ino nzu yubatse nabi. Yego. Kandi wowe nta nzu ugira urakodesha, yewe nta niyo uteganya kubaka vuba. Yego. Ugahita uvuga ngo ariko nk'uyu muntu yubatse iki kizu ngo reba uko cyubatse. Ubwo nanze guca wa munyarwanda uvuga ngo ubuze icyo atuka inka aravuga ngo dore iki gicebe cyayo. Abakurikiye Rickson Empire ndabasuhuje, mbifurije kugira impagarike n'ubugingo aho muherereye hose. Aho ndavuga abari muri Zambia, abari mu Rwanda, Malawi na Mozambique, abanyamurenge aho muri mwese ndabasuhuje, abanyamasisi mwese aho muri ndabasuhuje, n'abandi mwese mwumva uru rurimi turi gukoresha. Amakuru ahari rero ni ayahe? Mu minsi ishize nkuko mwabyumvise cyangwa se n'abatarabyumvise, reka ngerageze mbibasubiriremo. Umuntu witwa Pastor Claude yibasiriye bikomeye umugabo witwa Ndimbati, akaba yaramwibasiye ku buryo bukomeye, aho yamutukaga amwita ikigoryi, amwita umuntu utagira ubwenge, amubwira ko ashobora kuba agiye kumuha se na bene wabo. Amagambo rero yakuye umutima abantu. Noneho baravuga bati se byakabaye ngombwa ko umupasiteri ashobora gukora ibintu nk'ibi? Ese byagakwiriye kuba byiza ko umuntu mukuru gutya yibasira umugabo mugenzi we bene aka kageni? Rero ndavuga nti ibi bintu reka mbishakeho amakuru yimbitse, ndebe igishobora kuba cyarateye umubano mubi hagati y'aba bagabo babiri, igishobora kuba cyarateye uburakari Pastor Claude bugeze aha ngaha. Bintera rero gushaka Ndimbati kugira ngo mbe namubaza mu by'ukuri icyo abivugaho, uko yakiriye iyi mvugo ya Pastor Claude bamwe bise nyandagazi, cyangwa se icyo ateganya. Ndimbati rero ndagerageza mushake ku murongo wa telefone, ubundi tubane muri iki kiganiro, ntucikwe. Pastor Claude mu minsi ishize nabonye ikiganiro yakoze kuri Voice TV, ni channel y'uwitwa Kasuku. Yego. Cyari ikiganiro kirimo amagambo akomeye cyane, arimo kugutuka, ndetse navuga ko ari no kugusebya kubera ko yakoreshaga amagambo akakaye cyane. Icyo kiganiro waba warakibonye? Ntabwo urumva cyagera muri Zambia kitanyuze mu Rwanda. Narakibonye, naracyumvise. Wacyakiriye ute? Rega uriya abantu nuko wenda batakira ibintu kimwe cyangwa ngo bagire imyumvire imwe. Biriya nyine biba bigaragaza umuntu uwo ari we. Iyo umuntu rero yigaragaje uko ari, abonwa n'abandi, abonwa na benshi. Ntabwo abonwa n'uwo yabwiye gusa, ahubwo abonwa na benshi. Ubwo ko rero niba ari ikintu cyarenze umupaka kikagera naho muri Zambia, mwese mukamubona bumva ikinyarwanda, biba bigaragaje urwego umuntu ariho. Yego.
ruriya rwego rero ni rwariho nyine. Ndimbati uri umwe mu bantu bari bafitanye umubano mwiza na Pastor Claude kubera ko mwajyaga muhura mugakorana ibiganiro, mbese ku buryo byagaragaraga ko muri abantu b'inshuti. Ni iki cyabiteye kugira ngo noneho bibe byahinduka bigere kuri uru rwego? Yaba kandi njye n'ubundi narwanga mufitiye. Kuba yaravuze ko ashaka kuguha so na bene wanyu, ibyo bintu bishatse kuvuga iki? Yaba ari amagambo yo kwiyenza cyangwa se wowe ubibona ute? Ni ibitutsi nk'uko n'ibindi byose bisa n'ibyo yavuze. Ukaba ubona se bikwiriye mu amagambo nk'ariya akaba akwiriye ku muntu w'umukozi w'Imana? Buriya Claude ni umukozi w'Imana ra? Hako yitwa pasiteri. Ariko nari muvanyeho. Ariko urumva ni wowe ku giti cyawe wari muvanyeho, ariko titire ye nuko ari Pasiteri Claude. Ibyo byasubizwa n'abapasiteri. Niba abapasiteri bameze kuriya, abapasiteri bakora inama bakareba ko ariko abapasiteri bameze. Uko nakomeje kumva ikiganiro, Pasiteri Claude yakwise nk'aho uri umugabo utagira ubwenge, bitewe na filime zawe ukina, noneho akabigereranya n'imyaka yawe, akavuga ko utagakwiriye kuba ukina filime kuriya n'ibindi n'ibindi. Ubundi kariyeri hari aho ihuriye n'imyaka ra? Nyine byose ni ubujiji. None se ko dukina ibiriho, tugakina ibyabayeho, yewe tukanacukumbura tukareba ibishobora kuzaza. Hanyuma ntabwo aho uri muri Zambia ibyo byose ndamya ntashidikanya ko ndimba turamuzi. Kuba umuzi rero ntabwo ibyo nkora nibyo bituma amenyekana. Bivuze ngo ntabwo ari bibi rero. Yego. Ibyo nkora umunsi ku munsi hari ababifata nk'inyigisho ndetse bakabifata nk'ikintu cyiza gifite icyo gifitiye rubanda nyamwinshi akamaro. Yego. Ikindi ni ikintu abantu bashobora kwicara bagategura bakampa award y'ibyo nkora. Kuba rero hari umuntu ubibona wakabica amazi akabipfobya, ni nko kugera ku nzu y'umuntu yarayujuje yaramaze kuyubaka, wowe ntayo ugira, ukavuga ngo ino nzu yubatse nabi. Yego. Kandi wowe nta nzu ugira urakodesha, yewe nta niyo uteganya kubaka vuba. Yego. Ugahita uvuga ngo ariko nk'uyu muntu yubatse iki kizu ngo reba uko cyubatse. Ubwo nanze guca wa munyarwanda uvuga ngo ubuze icyo atuka inka aravuga ngo dore iki gicebe cyayo. Yego. Kuba Pastor Claude ashobora kugusebya bene aka kageni, uteganya ko ushobora kwitabaza inzego z'ubuyobozi cyangwa se uteganya kumubabarira wenda nk'umubyeyi? Byose birashoboka. Niryo jambo njya nkoresha. Iyo yitwa slogan yanjye, byose birashoboka. So Pastor Claude iyo akomeza kugusebya akwita nk'umuntu w'ikigwari, kuba Firidausi yaratwaye abana ngo utabizi we akabyita ko ari ubugwari bwawe. Nanone akongera agakomoza ku ijambo akunda gusubiramo cyane avuga ijambo panya. Ibyo bintu bishatse gusobanura iki? Muze kuri muri Zambia
izo panya munyuramo muzi imbaraga bitwara. Uriya rero nawe azi imbaraga zakoreshejwe niba barafatanyije, azi imbaraga zakoreshejwe kugira ngo habeho iyo panya. Ariko nzi neza ko panya ari inzira zitemewe. Kuba rero wanyuye inzira itemewe ukitwa intwari kandi utagiye gutabara, numva ko uwabivuga nyine bamufata kwa kundi nyine babifata nk'amagambo nyine avuze. Urumva ku ruhande rwanjye wenda kubera ko niba panya bivuga inzira wenda zitemewe ku ruhande rwe akaba abishinja abantu kandi nta kuri kwabyo afite, urumva byo atari kwagukomeza kubiyenzaho kugira ngo yumve niba mwebwe mushobora gukoresha namwe amagambo akakaye. Oya, ntabwo ibitekerezo byanjye n'ubwenge bufite ntabwo nakoresha amagambo akakaye. Njyewe nakoresha amagambo arimo ihumure n'ituze no kwigisha. Ariko abantu bateye bitandukanye. Yego. Kuba Pastor Claude buri gihe akunda kugushinja ko utari kumwe n'abana bawe akabyita ubugwari bwawe. Ndabyibuka mu minsi ishize Pastor Claude ubwo yagiraga ikibazo n'umuryango we, byagaragaye ko abana be bashobora kuba batabana. Kuba akomeza kukwiyenzaho gutyo kandi nawe atabana n'abana be, icyo kintu gisobanuye iki kuri wowe Ndimbati? Igisubizo nimwe mukwiriye kukimuha. Nukuba cyangwa se twamucira wa mugani ngo hari umugabo wanyagirwanye n'abandi arangije aravuga ati ngewe natose. Urumva niba atabana n'abana be kandi mu byagaragaye mu makuru atandukanye bo bari no mu gihugu, bo bari no mu gihugu kandi bisa naho bigaragara ko byavuye ku makosa ye, ariko iyo tuje ku ruhande rwawe nubwo utari kumwe n'abana bawe ariko ishyaka wabarwaniye ni ibintu bigaragara mu maso y'abandi, nta muntu nyine utanabizi rwose. None ubwo ahubwo wowe uri muri Zambia, abana banjye ko ariho bari, ahubwo mwabifataga muti cyangwa mwabibonaga muti? Cyane ko nta n'ibyo mutazi, ibyo byose amakuru aragenda akagera n'aho ngaho. Mu by'ukuri twebwe uko twabifataga, icyo nzi cyo nuko abana bawe bari bameze neza, nubwo nyine nta mwana umera neza nk'igihe ari kumwe na papa we. Ariko tugarutse ku ruhande rwa Claude, ibyo ari byo byose nubwo abana bawe bari bameze neza, ariko aba Claude bo ntiwamenye niba banameze neza, kubera ko niba ari mu Rwanda n'abana nabo bari mu Rwanda adashobora kubitaho, adashobora kubana nabo ngo abiteho nka se. Urumva ku ruhande rwa Claude ni abita ntabizi icyo gusa wenda yaba yarirengagije nuko nawe atabana nabo. Naho ubundi imibereho y'abana aho baba ari hose umuntu aba azi uko babayeho. Ariko Ndimbati kuvuga ni ugutaruka. Hari akantu nasitayeho, hari umuntu wampamagaye aravuga ati Ndimbati ukuntu yari yararakaye kubera abana, ashobora kuba yaragiye mu bapfumu kugira ngo babuze Firidausi amahoro mpaka agarukanye abana. Kirazira. Kirazira kikaziririzwa, uwo watekereje iby'abapfumu azabajyemo. Njyewe nta nubwo mbemera. Ubwo mbemera rwose. Nubwo bambwira ko
ari bo ba nyuma basigaye kugira ngo mbeho ntago ngera ajya mu bapfumu. Uvuga ngo rero hari ijambo nkoresha nongere ndikubwire byose birashoboka. Uti byose birashoboka. Ndimbati rero ntago nagutindana, ndabizi uba ufite ibintu byinshi byo gukora, ariko mu bantu bagiye bampa komanteri buriya ngira abantu bankurikira, urabizi ko abantu hari ingero z'abantu zitandukanye, ku buryo hari abantu bashobora kwandika muri komenti kuri YouTube, hari n'abandi baca mu gikari bakagira icyo bavuga. Abenshi rero mu byo baravuze bati Firidausi buriya ntashobora kuba atera umwaku. Baravuga bati Firidausi akimenyana na Ndimbati yaje guhura n'ibyago birimo no kuba yafungwa. Firidausi ageze no muri Zambia agera ku mugabo wari umeze neza yiturije, akimugeraho nanone uwo mugabo ibyago bimubaho kugera naho uruganda rwe rw'imigati yari afite biyoyotse bigashira burundu. Icyo kintu wakivugaho iki? Ntacyo nakivugaho, ntago mbizi. Kandi buriya nta kintu kitubaho kitari icyacu. Ubundi ibintu byacu nibyo bitubaho. Nta bitubaho rero bitunguranye kuko biba ari ibyacu. None se ubundi mugira ngo bibi by'abandi tubihe by'abandi. Ibyawe byanze bikunze, buri muntu agira dosiye, yagira igitabo cye, kandi buri munsi haramurwa paje y'umunsi, ikagenda umwaka ukarangira. Kugira ngo icyo gitabo cyawe muri paje umunsi nikiramburwa kiramburirwe nde buri wese ko afite iki. Ibi rero ibyakubaho ibyo ari byo byose ni ibintu biba ari ibyawe uba warateganyirijwe. Yego. Ahubwo abantu ntabwo babisobanukiwe. Ubu ntituri kuvugana, byari itegeko, nta cyari kubibuza. Twagombaga kuba turi kuvugana tuganira ibi ngibi. Yego. Kandi iyi saha. Yego. Ndimbati, reka nkushimire kuba witabiriye iki kiganiro kuri Rickson Empire. Yego, urakoze. Sinzi niba watwemerera ko n'ikindi gihe nitugukenera kuri Rickson Empire ushobora kuzaduha aka kanya nk'aka ngaka, kandi turabigushimiye, ni iby'agaciro cyane. Nta kibazo rwose, nta kiguzi nsaba. Nsuhuza abantu bari muri Zambia bumva ikinyarwanda kandi bajya bakurikirana na Ndimba TV. Yego. Bagerageza kureba ibiganiro nanjye nkora. Yego, ubwo abadukurikiye bari muri Zambia rwose ntazagira uca kuri Ndimba TV adakanzeho kugira ngo akomeze akurikire ibiganiro byiza. Ndimbati, turagushimiye cyane, ugira umunsi mwiza. Murakoze cyane, mukomeze guhaha muronka. Yego, murakoze. Ese ubundi mwagize ngo hari icyo mutumvise? Haravuga ngo havugwa menshi, habwirwa benshi hakumva beneyo. Imigani ko igenda inca ku ruhandera, ariko nta kintu mutumvishe. Icyo numvise nuko Ndimbati afite umutima mwiza, atagifite guhangana n'abantu nk'uko kera byari bimeze. Kandi koko guhangana kuriya mugenda mubona ko hagenda havamo ibyaha, ugasanga abantu bamwe na bamwe babiguyemo kandi bitari bikwiriye. Ndimbati rero reka tumwifurize gukomeza kugendera muri uwo mujyo, kandi bura gusitara ku muntu ntago biba ari byo, ntago biba ari byiza. Ikizo umuntu aganira amagambo yubaka, akubakana n'abubaka, abasenya akabihorera, ariko tugakomeza tukubaka iyi si yacu dutuye, na social media igakomeza kubaho ibintu byiza bigendeye mu mucyo. Pastor Claude nawe rero buriya
nibiramuka bidukundiye tuzamutumira kugira ngo nawe adusobanurire neza icyamuteye gukoresha ariya magambo ameze kuriya kandi abwira umugabo mugenzi we. Urabona ko bose ni abantu bakuru baratubyaye, kandi noneho njye numva bitagakwiriye kuzasubira. Pastor Claude nukurikirana iki kiganiro rwose nawe turagutumiye, ubundi rwose uzatubwire ikintu gishobora kuba cyaraguteranyije na Ndimbati kandi mwari abantu b'inshuti z'akadasohoka. Ndabashimiye cyane. Iyi ni Rickson Empire, utarakora subscribe ayikore, ubundi tujye dukomeza tubane. Thank you.